umukobwa ubu turi kuvugana aratwite urwana rw'imyaka 16 rwamuteye inda umukobwa bivuga ko yarepinze umuhungu mu rukiko bagasaba ko umwana wabo yarasambanyijwe kandi ntabwo yasambanyijwe niko rwafashwe umukobwa niko rwashyize umukobwa ku gahato bro wibaze ko bari gusaba ko umukobwa akuramo inda y'amezi 5 yarangiza agafungwa ni umwana witabira Miss Rwanda ajya mu ntara y'Iburengerazuba kuva ngo Trezor ubu ndi kubabwira yarongoye nyina w'uyu mugabo arangije arya umugore we arangije arya n'abana Trezor yagiye mu gisekuru kivimuzi papa mumiwe jewe hari kese ubona abazungu barangutera baturetse gato agahungu nakabonye ngo kazengurutse umuryango none se uwo mugabo barongoreye umugore bakarongora nyina bakarongora abana be we yabagaye areba Trezor agatitira papa mwamenye ko bafasha abantu bakabajyana ku mazi kujya kwerekana umukwe baramwerekanye rero officiel Yesu inkuru ko babivuga Trezor ngo yabonye muri sama yingira ahantu abona abana umwana aragenda yambaye akasutiye n'akamukikopa ububuno bwose buri hanze aravuga ati ibingibi iyi niyo Amerika bavuze Trezor yafashe umurizo dore ko asiramu yarababaga kweli yarongoye abana babiri bavukana urumva arongora nyina wabo ubabyara urimo kunyumva una mama wabo arongora na nyirakuru byara se w'abana bro yarongoye abana urumva Trezor yagiye mu gisekuru kivimuzi papa ngo igisekuru umuntu yabuze ni nyina wa nyina w'abana nuko nawe yapfuye nuvuga ngo yarongoye duhere hejuru yarongoye nyina mukuru w'umuntu arongora umuntu arangije arongora abana n'abana nuvuga ngo umugabo w'umuzungu Trezor yarongoye nyina arongora umugore we arongora abana be babiri bro dukeneye abasore nk'ijana bameze nka Trezor ubu urigumva mumiwe jewe hari kese ubona abazungu barangutera baturetse gato ahubwo he's the winner hamwe igikombe igisekuru cyose yakivuye muzi papa ikintu gitangaje mu nkuru ya Trezor mureba ahangaha yari sans papier abanyarwanda ni ukubera icyo badakoresha kapote ariko mwiseka bigenda gute kugira ngo ntibakoreshe condom ubundi Trezor yatera inda nyirakuru w'abo bana yahiteye umukobwa w'umwirabura wo mu Black America yatera inda nyirakuru w'abo bana ibintu bikava mu nzira muretse gato uravuze ngo abana na nyina wabo ntacyo bitwaye ariko yiteranya akuru umwana mubi ahubwo niyafatira kuri se w'abana ubu ngiye ndi kureba ahantu ubundi se w'abo bana ahantu ahagaze ise w'abana atekereza Trezor mu nda akamurya papa ibaze yarongoye nyina bro na nyirakuru wapi yarongoye nyina w'uyu mugabo arangije arya umugore we arangije arya n'abana be nagahinda shaka i Kigali irimo abajene papa nukuvuga ngo Trezor ubu ndi kubabwira inkuru y'uyu mukobwa arongoye abana bro uyu mukobwa muramuzi uyu mukobwa n'inzara y'ifoto ye muzakubitwa n'inkuba yitabiriye Miss Rwanda umukobwa yakoraga muri ntuzi ngibyo kujya gukora buri hari ingo z'abaherwe ariko we muri Amerika murabizi iyo company ni yohereza umuntu ujya gukora amasuku muri izo nzu z'abaherwe yarabatekeraga akanakora n'amasuku agakora byose nuvuga ngo ariko rya rugo wuzuye ujuje ibyangombwa ukuntu byagenze amakuru angeraho nuko uyu mukobwa uwo mwana w'umujene icyo cyana cy'igihungu nicyo cyabaga kiri mu rugo cyonyine ngo bari bagiye he igihungu gifata umwana kiramutatamura papa kiramutatamura urumva noneho ngo kamera zose zarabifataga umukobwa arataha ntabwo ari yakoze agiye kubona polisi yatejemo iwabo mu rugo barahita bamuyora umukobwa ubu ngubu baramushinja icyaha cyo kurepinga wumve ni ukuvuga ngo umuhungu niwe wamutereze umukobwa yaramuriye ikintu kibabaje kurusha ibindi noneho n'impamvu yatumye bafata uwo mukobwa dukomereza inkuru y'umukobwa ari umwana papa ntabwo bro umva ikintu kibabaje mwebwe murakina n'ibi bintu byaha umuhungu uri kunyumva
umuhungu yariye umukobwa. Urimo kunyumva? yego ndakumva. Umukobwa yahembwaga neza. Umukobwa yahembwaga neza mu buryo mudashobora kumva. Urumva? Birumvikana. Noneho amakuru nafashe bampaye, urukumva? Umuhungu niyo wariye umukobwa. Urukumva? N'akavideo ukuntu bigaragara. Urumva? Turakumva. N'akavideo bigaragara. Umuhungu mu clip turi mu rukiko, umuhungu yakururaga umukobwa. Urimo kunyumva? Yakuruye umukobwa, bigaragara yego, bigaragara kurura umukobwa. Urimo kumva? Bigaragara akurura umukobwa ariko umukobwa nawe aragenda. Urumva? Umuhungu aramurya. Byaje kuba bibi rero gute? Urukumva? Umukutuza kubyita gute? Niba tuzuva niba uyu ngo azaba ikinyenda rukitwa gute? Abazungu bari mu rukiko bagasaba ko umwana wabo yarasambanyijwe, kandi ntabwo yasambanyijwe, niko rwafashwe umukobwa, niko rwashyize umukobwa ku gahato. Nta mukire wasambanye mukire. Ako n'umwana. Ano umwana. Uwo mutipe urumva ko ari umwana. Baramufata nk'umwana. Ariko afite imyaka 16 ni mukuru yo kakora mu rugo. Umwana w'umuzungu wari neza imyaka 16 ni mukuru. Ni mukuru. So ubu turi kuvugana bro, wibaze ko bari gusaba ko umukobwa akuramo inda y'amezi 5 yarangiza agafungwa. Naye ndumva ariko biri bugende. None ko bimeze. Uyu mukobwa abantu famiye muze kwihangana, amakuru imba nagiye nkayacukumbura, ni ibintu biri mu rukiko. Ntegereje araburaho iminsi 3 kugira ngo urukiko rushire file on public. Hari ukuntu ajya bikora bakabishyira kuri website ziri public. Ndahita nyishyira hanze. Mwihangane, wa mwana we ni umwana wo ku Gishushu. Urukumva? Ntabwo ari ku Gishushu. Ari utavuye ku Gishushu ni hehe? Atari Nyarutarama. Kinyinya, ni umwana wa Kinyinya. Ni umwana wa Kinyinya. Ni umwana witabira Miss Rwanda. Ajya mu ntara y'Iburengerazuba. So, nguko inkuru imeze. I'm coming with the breaking news. Ariko umukobwa agomba kumanza yafungurwa bakazamudipotinga. Ariko ikintu gitangaje nani nkuru irangariye bro. Video ndaza kuyishyira hanze. Ariko ntabwo nayishyira hanze kandi iriho logo y'urukiko. Urukiko babanza babipubulira bikagera hanze. Niba mara kuyipubulira ndakubita byose hanze. Boro zose zazikubita hanze. Muze kwihangana. So niyo story ihari, navuga ko ariyo nkuru igiye guca ibintu mu murwa ubu turi kuvugana. Abashaka amazina mwajya muri groupe ya Kasamutwe byo nabishyiramo kuko ntabwo biri on public kuri WhatsApp. Byo nayishyiraho. Icyo nari bikwiye no kwishyira on public. So uyu mukobwa rero we nababwira ko ntabwo afite ingingo nini murengera. First of all yarenze ku mategeko y'akazi, arongorana n'umwana wo mubakire. Urumva? Mu yandi ndikumvikana. Yego. Mu yandi magambo uyu mukobwa niyo kino gihugu cyaba cyaramufashe ku ngufu. Byamuha agaciro kuko kitujuje imyaka y'ubukure. Imyaka 16. Icyaha kiramuhama nyine. Urukumva? So ngayo nguko. Rero nyine nakaza azongera kubona. Ubwo bazatabashugunya Kasiya intuza i Kigali nkuko bagiye gutwara Trezor. Trezor bazamuzana ejo. Urakoze cyane. Amakuru urayafite. Uziko state 30 muri 50 zigize Amerika. Consent limit y'imyaka ari 16, umukobwa ashobora kutagira iki cyaba cyetse nagambanirwa niyo family ikiza. Hari ikintu tumva. Biterwa na state arimo kuko state 30 zemerera gukora imibonano mpuzabitsina ku myaka 16. Turaza kubireba. None ikintu kibabaje uyu mukobwa ururwana rw'imyaka 16 rwamuteye. None bari gusaba ko ndaje kandi ni parika ndagwa screenshot tubirebe. Barasaba ko
ngo uyu mukobwa afungwa ariko intanga z'umwana we bazimukuyemo. Abazungu n'abagome n'abarasiste badanje baravuga ati uwo mwana agomba kuvanwamo. Murebe amastate akura mw'abana na yahe yemera abortion. ahubwo ishobora nta muntu nta mucamanza wategeka abortion, ibyo byo nibitaba. Bivuze ngo uyu mwana azajyana umwana w'umuzungu, namujyana muri gereza azamujyanamo, ariko ahubwo wavuga ngo iyo state yari arimo ni iyihe? Kuko zimwe muri state zigera kuri 30 wemerewe gukora imibonano mpuzabitsina ufite imyaka 16, ibyo bita consent age. ndaje mukandi ndakohereza dosiye y'isoma. Ibintu rero birakaze. Trezor abaye Trezor inkuru ye wayimenyeyo, umwana w'igikondo. Aka gahungu nakabonye ngo kazengurutse umuryango. Bro, Trezor ngo bazamana ryari nani? Jado. Ibyo se barabimanurira. Yo arafunguwe bagiye ibyo byabaye nka se muhungu. Nukuvuga agiye kumanuka. Kuba yakoze ibyaha se barabiravuga ko mu deportinga. Ya nta byangombwa yari afite. Ugenduka igisekuru cyose. Niba nta byangombwa byo niyita. Nibwo tubikiri kuri permanent permis de travail harangiza ugashyuka ukazana ukamuriza ukawuzamura muri bazima. Ahubwo baranashoboye. Abandi muri no minsi n'ufite uwe ntacyo akimumarira kubera impapuro n'uyu mugabo uriho. Ubwoba bwarabishe barakonje, uyu warazenguruka famiye yose. Nukuri kw'Imana sande rye babimbwiye ndumirwa nje nabonye. Uyu mwana we ni igitangaza. Ntabwo ari we wenyine. We ni ukuvuga kwa kundi abantu birirwa bashaka ibyangombwa. Gatuye se akana gahungu. Bro, type yavuze ati ndababaga gasupa yiguhe neza. Ya Trezor uyihabwe na gasupa amahoro. None se uwo mugabo barongora umugore bakarongora nyina bakarongora abana be, we yabaga areba Trezor agatitira papa. Trezor yari yamuziritse. Ngo Trezor ateye umugabo ihungabana. Uwo mugabo ngo ugiye kumukangura ngo yango dire Trezor. Wowe uri kwibaza kurongora umwana abana babiri bavukana, urumva ukumva it's not enough, ukarya nyina ukumva ntabwo biryoshye, ntabwo biri kuvamo, ukarya nyirakuru w'abana bro. Bo nta mada yabasigiye ariko ntawe ahubwo ateye black American. Urumva ariko inkuru ya Trezor we izaryoha igeze i Kigali ari gutanga ubuhamya kuko ngo bagomba amakuru yakuye ko azamanurira. Sinzi umuntu abyumva nyavango bazamanura ejo. Uwo mujama rega ndamuzi man. Mu w'igikondo nyenye. Ejo nibwo bazamumanura. Mana yanjye. Ni hatari gusa ni hatari. Bintu birakazi. Ibya Trezor kambe mukuyemo. Inkuru yaciye ibintu mwayimenye. Mwamenye ko bafasha abantu bakabajyana ku mazi kujya kwerekana umukwe. Baramwerekanye rero officiel. Yesu bro, reka babwize ukuri Banyarwandakazi mushaka amafaranga. Niba nta mafaranga tuzugume hamwe urekurungurwe n'imbwa. Bakobwa kuba ufite igitsina n'igishoro Imana yaguhaye gikoreshe mu nyungu zawe bwite kigutunge. Niba ufite igitsina ukaba ufite amahirwe barateye neza, ariko niba udateye neza wagenda ukajya kwibagisha bakakubaga, bakagusenya bakongera bakakubaka nkuko babikoreye abakobwa muri kureba hano. Iki ni igikorano cy'umuntu, kandi uyu muko yatangiye ari igihuha none bibaye byo. Iki ni igihangano cy'umuntu. Ntimutekereze ko nawe ububwiza niyo waba uri umuhungu, niyo waba uri umuhungu wagenda bakagukora. Uvuga ngo Trezor abaye umuntu wa kabiri nyuma w'umunyarwanda uzize igitsina. Inkuru ko babivuga, Trezor ngo yabonye muri sama yingira ahantu abona abana, umwana aragenda yambaye akasutiye n'akamukikopa ububuno bwose buri hanze. Aravuga ati ibingibi iyi niyo Amerika bavuze. Trezor yafashe umurizo dore ko Asilamu yarababaga kweli. Yarongoye abana babiri bavukana, urumva? Arongora nyina wabo ubabyara, urimo kunyumva? Una mama wabo. Arongora na nyirakuru byara se w'abana bro.
Wiki? yarongoye nyogokuru yarongoye abana urumva. Trezor yagiye mu gisekuru akivimuzi papa. Ngo igisekuru umuntu yabuze ni nyina wa nyina w'abana nuko nawe yapfuye. Nuvuga ngo yarongoye duhere hejuru. Yarongoye nyina mukuru w'umuntu. Arongora umuntu. Arangije arongora abana biba. Nuvuga ngo umugabo w'umuzungu Trezor yarongoye nyina. Arongora umugore we. Arongora abana biba biri bro. Dukeneye abasore nk'ijana bameze nka Trezor ubu. Urigumva mumiwe jewe hari kese ubona abazungu baragutera baturetse gato. Ahubwo he's the winner hamwe igikombe. Igisekuru cyose yakivuye muzi papa. Ikintu gitangaje mu nkuru ya Trezor mureba ahangaha yari sans papier. Abanyarwanda nukubera iki badakoresha kapote. Ariko Mwiseka bigenda gute kugira ngo ntibakoreshe condom? Ubundi Trezor yateye inda nyirakuru w'abo bana. Yahiteye umukobwa w'umwirabura wo mu Black America. Yateye inda nyirakuru w'abo bana ibintu bikava mu nzira. Muretse gato. Uravuze ngo abana na nyina wabo ntacyo bitwaye ariko yiteranya. Akuru umwana mubi. ahubwo niyafatira kuri se w'abana. Ubu ngiye ndi kureba ahantu ubundi se w'abo bana ahantu ahagaze. Ise w'abana Atekereza Trezor mu nda akamurya papa. ibaze yarongoye nyina bro. Na nyirakuru. Wapi yarongoye nyina w'uyu mugabo arangije arya umugore we arangije arya n'abana be nagahinda. Sha iki Kigali irimo abajere papa. Nukuvuga ngo Trezor ubu ndi kubabwira inkuru y'uyu mukobwa arongoye abana bro. Uyu mukobwa muramuzi? Uyu mukobwa n'inzara ifotoye muzakubitwa n'inkuba. Yitabiriye Miss Rwanda. Umukobwa yakoraga muri ntuzi ngibyo kujya gukora muri hari ingo z'abaherwe ariko we muri Amerika murabizi. Iyo company yohereza umuntu ujya gukora amasuku muri izo nzu z'abaherwe yarabatekeraga akanakora n'amasuku agakora byose. Nuvuga ngo ariko rya rugo wuzuye wujuje ibyangombwa. Ukuntu byagenze amakuru angeraho nuko uyu mukobwa uwo mwana w'umujene icyo cyana cy'igihungu nicyo cyabaga kiri mu rugo cyonyine ngo yaba ngo ne bari bagiye he igihungu gifata umwana kiramutatamura papa kiramutatamura urumva noneho ngo kamera zose zarabifataga umukobwa arataha ntabwo ari yakoze agiye kubona bona polisi yatejemo iwabo mu rugo barahita bamuyora umukobwa ubu ngubu baramushinja icyaha cyo kurepinga wumve nukuvuga ngo umuhungu niwe wamutereze umukobwa yaramuriye ikintu kibabaje kurusha ibindi noneho n'impamvu yatumye bafata umukobwa dukomereza muri umukobwa ari umwana papa ntabwo bro umva ikintu kibabaje mwebwe murakina n'ibi bintu byaha umuhungu urukunyumva umuhungu yari umukobwa urimo kunyumva yego ndakumva umukobwa yahembwaga neza mu buryo mudashobora kumva urumva birumvikana noneho amakuru nafashe bampaye urukumva umuhungu niwe wari umukobwa urukumva n'akavideo ukuntu bigaragara urumva turakumva n'akavideo bigaragara umuhungu mu clip turi mu rukiko umuhungu yakururaga umukobwa urimo kunyumva yakuruye umukobwa bigaragara kurura umukobwa urimo kumva bigaragara akurura umukobwa ariko umukobwa nawe aragenda urumva umuhungu aramurya byaje kuba bibi rero gute urukumva umukobwa yakoze ubugoryi bishoboka ko wenda byari kuba issue bakamwirukana ariko noneho yamuririye aho papa kinyama uwo mukobwa yenda kubyara umwana w'abakire umukobwa waziwe yamuteze umutego ariko erere yabayeho yari kuba ari shwadiru urukumva abazungu n'abarasiste babi umukobwa ubu turi kuvugana aratwite urumva
urwana rw'imyaka 16 rwamuteye inda urimo kunyumva. Ubu turi kuvugana umwana agiye kuvuga ku muntu nuvuga ngo umukobwa bivuga ko yarepinze umuhungu. So niba tuza kubyita gute, niba tuzuva ngo niba uyingo z'abikinyenda rukitwa gute, abazungu bari mu rukiko bagasaba ko umwana wabo yarasambanyijwe, kandi ntabwo yasambanyijwe niko rwafashe umukobwa, niko rwashyize umukobwa ku gahato. Nta mukire wasambanye mukire, ariko n'umwana ni umwana. Uwo mutipe urumva ko ari umwana, baramufata nk'umwana ariko afite imyaka 16 ni mukuru yo kakubona mu rugo. Umwana w'umuzungu wariye neza imyaka 16 ni mukuru. So ubu turi kuvugana bro, wibaze ko bari gusaba ko umukobwa akuramo inda y'amezi 5 yarangiza agafungwa. naye ndumva ariko biri bugende. None ko bimeze uyu mukobwa, abantu famiye muze kwihangana, amakuru imba nagiye nkayacukumbura, nta ni ibintu biri mu rukiko. Ntegereje araburaho iminsi 3 kugira ngo urukiko rushire file on public. Hari ukuntu ajya bikora bakabishyira kuri website ziri public, ndahita nyishyira hanze. Mwihangane, wa mwana we ni umwana wo ku Gishushu, urukumva? Ntabwo ari ku Gishushu, ari utavuye ku Gishushu, ari hehe, atari Nyarutarama. Kinyinya, ni umwana wa Kinyinya, ni umwana wa Kinyinya, ni umwana witabira Miss Rwanda, ajya mu ntara y'Iburengerazuba. So nguko inkuru imeze. I'm coming with the breaking news. Ariko umukobwa agomba kumanza yafungurwa bakazamudipotinga. Ariko ikintu gitangaje nani nkuru irangariye bro, video ndaza kuyishyira hanze, ariko ntabwo nayishyira hanze kandi iriho logo y'urukiko. Urukiko babanza babipubliya bikagera hanze. Niba mara kuyipubliya ndakubita byose hanze, boro zose zazikubita hanze, muze kwihangana. So niyo story ihari, navuga ko ariyo nkuru igiye guca ibintu mu murwa ubu turi kuvugana. Abashaka amazina mwajya muri groupe ya Kasamutwe byo nabishyiramo, kuko ntabwo biri on public kuri WhatsApp, byo nayishyiraho. Icyo nari bukore no kwishyira on public. So uyu mukobwa rero we nababwira ko ntabwo afite ingingo nini murengera. First of all, yarenze ku mategeko y'akazi, arongorana n'umwana wo mu bakire, urumva? Mu yandi ndikumvikana? Yego. Mu yandi magambo, uyu mukobwa niyo kino gihugu cyaba cyaramufashe ku ngufu, byamuha agaciro kuko kitujuje imyaka y'ubukure, imyaka 16. Icyaha kiramuhama nyine, urukumva? So ngayo nguko rero nyine nakaza azongera kubona. Ubwo bazatabashugunya Kasiya intuza i Kigali nkuko bagiye gutwara Trezor bazamuzana ejo. Urakoze cyane, amakuru urayafite. uzi ko state 30 muri 50 zigize Amerika consent limit y'imyaka ari 16, umukobwa ashobora kutagira iki cyaba cyetse nagambanirwa n'iyo family ikiza. Hari ikintu tumva biterwa na state arimo, kuko state 30 zemerera gukora imibonano mpuzabitsina ku myaka 16. Turaza kubireba. None ikintu kibabaje, uyu mukobwa ururwana rw'imyaka 16 rwamuteye inda, none bari gusaba ko ndaje reka ni parika ndagwa screenshot tubirebe. Barasaba ko ngo uyu mukobwa afungwa, ariko intanga z'umwana wabazimukuyemo. Amazungu nabagome n'abarasiste badanje, baravuga ati uwo mwana agomba kuvanwamo. Murebe amastate akura mwabana na yahe yemera abortion. Ahubwo ushobora nta mucamanza wategeka abortion, ibyo ni ibitaba. Bivuze ngo uyu mwana azajyana umwana w'umuzungu, namujyana muri gereza azamujyanamo, ariko ahubwo wavuga ngo iyo state yari arimo ni iyihe, kuko zimwe muri state zigera kuri 30 wemerewe gukora imibonano mpuzabitsina ufite imyaka 16, ibyo bita consent age. Ndaje mukanya ndakohereza dosiye y'isoma. Ibintu rero birakaze. Trezor abaye Trezor inkuru ye wayimenyeyo, umwana w'igikondo. Aka gahungu nakabonye ngo kazengurutse umuryango bro. Trezor ngo bazamana ryari nani
Jado ibyo se barabimanurira yo arafunguwe bagiye ibyo byabaye nka Semuhungu ni ukuvuga agiye kumanuka kuba yakoze ibyaha se baravuga ko umudipotinga nta byangombwa yari afite ugenduka igisekuru cyose niba nta byangombwa byo nibwo tubikiri kuri permanent permis de travail harangiza ugashyuka ukazana ukamuriza ukawuzamura muri bazima ahubwo baranashoboye abandi muri no minsi n'ufite uwe ntacyo akimumarira kubera impapuro n'uyu mugabo uriho ubwoba bwarabishe barakonje uyu warazenguruka famiye yose ni ukuri kw'Imana sande ngiye babimbwiye ndumirwa uyu mwana we ni igitangaza ntabwo ari we wenyine we ni ukuvuga ko kundi abantu birirwa bashaka ibyangombwa gatuye se akana gahungu bro tipe yavuze ati ndababaga gasukwa yiguhe neza ya trezoro uyihabwe na gasukwa amahoro none se uwo mugabo barongoreye umugore bakarongora nyina bakarongora abana be we yabaga areba trezoro agatitira papa trezoro yari yamuziritse ngo trezoro ateye umugabo ihungabana uwo mugabo ngo ugiye kumukangura ngo yango dre trezoro wowe uri kwibaza kurongora umwana abana babiri bavukana urumva ukumva it's not enough ukarya nyina ukumva ntabwo biryoshye ntabwo biri kuvamo ukarya nyirakuru w'abana bro bo nta mada yabasigiye ariko ntawe ahubwo yateye umubwaka amerikinda urumva ariko inkuru ya Trezor we izaryoha igeze i Kigali ari gutanga ubuhamya kuko ngo bagomba amakuru yakuye ko bazamumanurira sinzi umuntu abyumva nyavango bazamumanura ejo uwo mujama rega ndamuzi mani mu w'igikondo nyenyeri ejo nibwo bazamumanura mana yanjye ni hatari gusa ni hatari bintu birakazi ibya Trezor kambe mukuyemo inkuru yaciye ibintu mwayimenye mwamenye ko bafashe abantu bakabajyana ku mazi kujya kwerekana umukwe baramwerekanye rero officiel Yesu bro reka babwize ukuri banyarwandakazi mushaka amafaranga niba nta mafaranga tuzugume hamwe uri kurungurwe n'imbwa bakobwa kuba ufite igitsina n'igishoro Imana yaguhaye gikoreshe mu nyungu zawe bwite kigutunge niba ufite igitsina ukaba ufite amahirwe barateye neza ariko niba udateye neza wagenda ukajya kwibagisha bakakubaga bakagusenya bakongera bakakubaka nk'uko babikoreye abakobwa muri kureba hano iki ni igikorano cy'umuntu kandi uyu mukwe yatangiye ari igihuha none bibaye byo iki ni igihangano cy'umuntu ntimutekereze ko nawe ububwiza niyo waba uri umuhungu wagenda bakagukora